muhango rero twifashisha itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 nk'uko ryavuguruwe mu 2015. Barebe hamwe kandi ibikubiye mu itegeko nimero 71 akarongo 2024 yo ku itariki 26 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024 igenga abantu n'umuryango. Komereza aho mwari mugereje. Nagira ngo mbanza nisegure yahurije n'inama nyinshi rero buriho nagira ngo mbanze basabe mumbabarire mwambabarire bakoma amashyi n'abababariki bakoma amashyi rero mwambabarire nimwihamashyi ukeneye kuzana wa wundi umera nk'uburingiti ngo waba usize bwe kuhava nta bishoboka kuri iyi si turaza. Ikibi cya mbere ubanza kwikuramo ko abantu benshi bashaka bawusiga amategeko yajya mu rugo rukwiye amategeko ajya witwa ende isi mugabo uvuga simwumve buriya mu rugo bazamenya vuga cyane witwa Mwizero wumva amasaha ntarengwa n'umugoroba umugore yatahira abana kuri shwaya nka saa 2 z'ijoro. Aha wowe nka saa 12 aha noneho reka mbibarize wumva umugabo nimugoroba amasaha atarenze aya nka saa 5 byibuse ntabwo ibyo biga n'ubwiza ibyo avuga bifite ishingiro reka twumvikane mariage amasezerano ahera kuri aya mategeko amasezerano ahera ku masezerano mwebwe mugomba kuba mwarakoranye muri amazi. Ese ubu wakubaza ayo masaha ugennye aho uyakura wavuga ko yakura kandi izo leta ziri mu ngo ni nazo zishenye ingo z'abantu. Kuki wumva wataha saa 5 ugataha saa 4 ibigufatira we n'ibyamufatira? Itegeko ry'umuryango rivuga ko umugabo n'umugore bahise imbere y'amategeko. Kuki rero ubu ushaka gutaha mbere y'agatanga? Ayo mategeko mu karere mu ngo yaziseye kuko hari ayakerewe ayo yizwe n'abahanga ashyirwaho ashingiye kuri kamere ku mibereho ndetse no ku muco wese. Ibi biriyongera ibyo avuze ni ukuri aho ujya ugasanga mu muryango umugabo n'umugore bombi n'abafonksiyoneri bane mwashingiye ku kimubabara rero twashingiye ko twaravuze Imana idufashije tukabyara abakobwa 2 n'abahungu 2 nibo twabasha kurera tubyaye ibitsina byombi. Abakobwa 2 cyangwa abahungu 2? Abahungu 2 n'abakobwa 2. Imana ibafashije. Imana idufashije ariko tutavanga usengera muri Methodiste. Methodiste ari tutavanga nabwo n'abana 4 twiyemeje kuko umuryango we ni 4 natwe. Kwanza kuki mwumva bagomba kuba abahungu n'abakobwa? mu byifuzo nuko dufite isezerano ry'Imana kizabidukorera. So by'amasezerano si icyo bivuga ko hano ni mu mategeko ariko genda ndibaza nabyo birimo inenge. Twasabye Imana abo mubasha kureka. Aha aho niho nashakaga muzababasha gutema ko aho niho urugo rwanyu rwubatse. Nimushyira hamwe muzabishobora bizabaha gushaka ibyo mubagaburira.
cyane. nibyo ariko genda cyabifitemo ikibazo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi itariki enye eshatu ngo nenye kuko numva inkurura ariko nabyo nta kibazo zifite n'isano. Ni ukuvuga ko itariki enye z'ukwezi gutaha muzaba tayari mufite umwana. Jewe Uwizeye Didas maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe mwarakeye Gloria mbera umugore azabana uko babyemeranyije kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Murakeye Gloria maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Uwizeye Didas umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. maze kumva amasezerano Uwizeye Didas na Murakeye Gloria, amasezerano bagiriye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi shingiye kandi ku bubasha buhabwa n'amategeko, yemeje ko kuva ubu bashyingiranywe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
mwiza uzabyara umukobwa ubyara uwo mushoboye kurera ubyara kandi igihugu gishobora kurera. Muze. Sawa.
bose mu byubahiro byabo nagira ngo babanze begere bagejuru babasuhuze banezerewe. Itegeko ry'Imana, ihame ry'Imana, ariko ibyiza Imana yaturemeye iyo tubibayemo tubinezererwa. Ntibibuza ko hari abavandimwe banyura izindi nzira, ariko ntibidushimisha. Izo ngo zirimo, ariko nishimwe n'umunezero kubona abavandimwe, kubona inshuti bafata umwanzuro bakakora iby'Imana yubaha, iby'Imana ishaka. Rero nagira ngo tubakomere amashyi twe twabagaragiye. Tunezerewe ntibone ko ari ukuza twicara tukaba twari hariya tugiye gutaha turanezerewe. Niyo mpamvu tuza twasabye Imana ngo mwabiyemo umuhanzi uyobore ize kugenda neza kandi Imana ntigaragaze biranezeza kuko niba Imana yaravuze ngo mubeho mubyare mworoke, ubukwe bube urugo rwubakwe n'Uwiteka, kandi tukaba twubaha Imana. Ukoze uwo muhango, ukoze iryo hame ry'Imana, iryo tegeko ryubashye, nawe aba ari uw'agaciro mu muryango, ari uw'agaciro mu Rwanda. Rero Didasi na Gloria bumve ko twishimye, tunezerewe, turi hano tuje gusangira ibyishimo.
cyane n'ababizi ntabwo benshi muzi umubyeyi mwubaha nyokobukwe ngeze nyokobukwe marumbi
izina ry'akazi ariko ubundi amazina yanjye bwite nitwa Dushabandi Jean Bosco. Ni ryo zina ryanjye. Akazi rero ko barakatwitirira ariko ntitubyanga turabyemera. Naguhujwe n'uyu muvandimwe ubwo turaziranye. Ntuye muri Njando mu papa ndubatse mfite umugore n'abana babiri. Ukomeza akazi kawe. Namushimiye cyane yihanganiye kuko umuzana n'umusiragira buri abarezi ko bashobora kugira ati nubwo nangiye ngo bitoroshye ariko naravuze ni nabonye yarabikoze murakoze cyane rero rusange ndabashimiye Imana ibonye umugisha mwinshi ikube umwanya wanyu ntayo ariko ari byinshi mwasize nagasize mwagataye kwiguye kubera dukurikire abavandimwe inshuti n'abaturage n'ikirere ariko tubashyigikire Imana ibahe umugisha nabashimiraga abakozi barimo n'abadamu yashimira nawe yabashimira Mukomeye amashyi avuze neza rwose. cyane ndabashimiye inshuti zanjye abambaye hafi mu gusenga abamagabi ndabashimiye kandi nabonye urukundo rwanyu shimiye imiryango indi hafi shimiye inshuti abavandimwe shimiye abanyamasengesho turimo hamwe dufatanyije groupe yo gusenga ntabwo biba byoroshye shimiye marene Imana yo mu ijuru hari ukuntu umuntu ategura ikintu wenda abantu bakamufata uvuga ati kambabwire kuba nateguye umumarene wanjye afitiye akamaro gakomeye nabanje gukora poza marene hari abantu bihaye muri iki gihe ngo abantu bakunda ifoto nk'ubusirimu bene data kuyoborwa n'umwuka niwe mwana w'Imana ariko uyu mumarene yaje ku mugambi w'Imana uyu ni Imana yambitiyemo njye nkorera Imana uyu ni Imana yahisemo yemera ko yanjye inyuma imaze kumuhitamo ituranya na mwarimu w'itorera ihitamo ko ariwe wabera ariwe umugabo wanjye rero by'umwihariko ababyeyi beza ndabashimiye Imana yabaduhaye kandi nshimiye umutima wanyu urukundo mugira ubwitange ndetse n'inama zanyu nshimiye Mutesi ndagushimiye kwitanga ufite akazi ndabizi ariko ndagushimiye ko witanze ukahaboneka ni wowe uhagarariye umuryango wanjye ahari igihe mwabyibaza bise nta muryango bagira ku mpande zombi tubona no kubiseguraho impamvu umuryango wacu mutawubona mugari kuko ni mugari dufite ubukwe mu kwa munani murabizi twanze kugora ababyeyi ndetse n'abavandimwe bari mu ntara twebwe ubukwe mu kwa munani twese tuzahurira rusange rero ariko namwe muri uwo muryango twebwe twabwiye ababyeyi mu gitondo twabize tuvugana nabo ku mpande zombi ati abashuti bacu turi kumwe i Kigali nabonye abamukazi wanjye i Kigali turabafite mfite muramukazi wanjye i Kigali ndigoma nkamubona rero ubwo ngubwo umuryango wacu nawo utiri inyuma ubusayizi nabo bafite ibindi birori mu cyaro babikorera mu cyaro ariko turabashimira kandi nuko twishimye pe kandi nanjye uko muraha uzankenera mu bushobozi mfite atari ubwanjye cyangwa mu by'Imana yampaye mu maguru Imana yampaye tuzafatanya urugendo Makabosi ndagushimiye ndabizi witanze ku munsi w'ejo naranakubuje ati mama Kabosi ndabizi urankunda ntuzaze ujye kuri randevu ariko wanyeretse urukundo unkunda njye byandenze n'ejo nahoze mbibwira muramukazi wanjye avuga ati uriya mama Kabosi yankunze kubera kuriya cyangwa abantu barahuza ndagushimira mama Kabosi cyane kandi ubyumva nejeje umutima wanjye
rero by'umwihariko mwese muri rusange Rupa Joshua ndagukunda, urabizi n'umuryango wawe ndabakunda, nawe nawongeyeho. Bishop turagushimiye, tuba hafi mu buryo bwose bushoboka. Mama Rita ndagushimiye. Mwumvishe avuga mabukwe, mushobora kwibaza se mabukwe kavuze ni umubyeyi dukunda utuba hafi. Umugabo we ni marume, urumva ni nyirabukwe, kuko umugabo we ni sebukwe w'umugabo wanjye. Atuba hafi mu buryo bwose bushoboka. Ni mabukwe ni sebukwe wuyu. Rero muri rusange muramu wanjye nawe ndagushimiye cyane by'umwihariko. Rero ubwo muri make mwese ndabakunda kandi ntabwo byajya kure. Murakoze. amashyi rwose pe. Umugabo avuga ngo jya kutaca ibi. Rusengero ku muto. Ndagukunda urabizi. Nanjye sinabivugaho byinshi kuko urabizi ndagukunda. Umugabo Imana yampaye ndamukunda. Uyu mugabo yavuye ku mavi nasenze umwaka, Imana irambwira ngo umwana wanjye sinzakubabaza, nzaguha umugabo uzakubahisha. Imana imuha umugabo namukuye gusenga, kandi n'ubu ngisenga uyu mugabo namuhawe n'Imana. Amen. Mfite uba ababihamya benshi ngita uyu mugabo dukundana, umuntu wamumenye uriya mwana watwakiriye Kadete, uriya mushuti wanjye, uriya mwana uratunze kuva kera, uriya mushuti wanjye niwe muntu namumurikiye, nabwo yuyoshe wanjye aramuzi cyane, ntamumukure amasebura, urukundo rurafatika. Namukuye ku rusenga, hano hari abashuti banjye benshi babizi, umva twahuye njye nkiri hahandi, ariko nje gukizwa. Imana isezeranye uyu mugabo. nahuye namuteza ngo yanjye binamukuye ku matwi. Imana ni umugabo mwiza, umugabo nkunda, umugabo nkunda, noneho byongeyeho umuryango wo ukankunda kurusha uwanshaka. Aho. Umuryango wacu mu buryo bw'umwuka gutera imbere, nishimiye cyane kuba mbona umuryango wacu habutsemo abageni. Ni ukuri n'ishimwe ry'Imana, n'ishimwe kabisa, buri wese mbese yashimwe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo byanshimishije kuba abavandimwe bacu uyu munsi bateye intambwe, bakaba bateje intambwe yo gutera ikirenge cyo kuvuga ngo umwe bose ni abageni ba Yesu, ni abageni. Ubwo rero ni ukuvuga ngo byanshimishije cyane kuko umuryango wacu hatangiye kurekamo abageni. Rero icyo nakomeza nkavuga ni dusenga Imana cyane, kuko none nibo nanjye ejo ni njyewe n'abandi, ariko dukomeze dusenga Imana. Iyo umuntu yasenze Imana, gusenga bikingura ijuru. Rero nanjye ndabashimiye kuba intambwe Imana yabagejejeho, ndishimye cyane. Ni ukuri kandi n'ibindi bisigaye izabikore, ariko nzi ko dukomeje gusenga kandi iyakoze ibindi izabikora. Nta kinanira Imana. Mwebwe ntimugire ubwoba, mushirike ubwoba, mutumbire Yesu, kandi natwe tubafashe gusenga Imana. Nta muntu wasenze Imana kuko ni isoni. Iyo umuntu yasenze Imana, abantu basenga Imana baratungurana. Rero nibi ngibi rwose ndabishimira Imana cyane. Ndashimira cyane mwarimu wacu, mwarimu Kaderukanye, ariko ndashimira Imana ko twongeye kubana kubwo bw'ibirori by'abavandimwe. Rero ubundi ibirori bihuza abantu. Ni ukuri umuryango wacu wose ugire ibirori, duhere kuba dusabane, tujye duhura gutya, dusangire, tugubwe neza. Ndashimira Marene nawe, Imana imuhe umugisha. Ndashimira Mama Joshua, Papa Joshua, Imana imuhe umugisha. Aba nabo ni abanyamuryango bacu, baje mu muryango wacu,
baravuga ngo bashaka gufatikanya natwe turavuga uti ni karibu turabishimira cyane kandi dukomeze dufatane amaboko dusenga Imana ikomeze ibigenze neza. Ndashimira Magabi, ndashimira Makabosi, ndabashimira Makarisa, ndashimira Kabandina, ndashimira Mutesi na mwese ndabashimira. Ni ukuri kwa mateye intambwe gushyikira umuvandimwe n'ibyo kwishimira. Rero ndabashimira cyane kandi icyo nakwifuza buri umwe wese ni ugusenga cyane, kuko gusenga hari ibyo Imana iremera umuntu, hari ibyo isenya. Rero ikibazo twakibonye, hari ibyo yasenya kw'aba bageni bacu, hari n'ibyo iri kuba. Rero uko zisenye n'ibindi bibazo bigenda neza, kandi dukeneye ko ejo muzika papa runaka ama runaka turabikeneye na byose, kuko ubona Imana iri gusenya n'ibindi biraje n'ubwiza kugira ngo bifungure ibyo byose. Rero Imana igire gute ibahe n'abana b'umuntu. Ni ukuri bifurije abana b'umumaro. Ikindi mwese muri rusange ndabashimiye. Imana ikomeze ibagirire neza, Imana ikomeze mbese muri twe twese ikomeze ireme ibirori, yego ikomeze ireme ibirori nibyo kwishimira. Haleluya, haleluya. Yemwe reka kurangara bene data, turimo turaganira kandi buriya kuganira ni byiza. Rero mwari ndishimye cyane, ndishimiye ikirori cy'abavandimwe, ndishimye kuko burya ibirori birongera bigahuza abavandimwe. Ubu ndishimye mwarimu wacu kuba ndi kumubona, mba ndishimye cyane. Rero kandi ni ukubera ibirori byabaye. Rero ibyo bikomeze bihore mu itorero ryacu, bikomeze ibyo kwishimirwa. Rero umwihariko ndabashimiye cyane, ni ukuri kandi Imana ikomeze bafate bakomeze baye guhuza kugendera ku mugozi umwe. Burya Satani ni umwanzi w'ibyiza, ariko yaratsinzwe. Nubwo uko yabigenza kose yaratsinzwe. Imana ikomeze igire gute bafate bakomeze baye kugera ku mugozi umwe, mukundane, kuko burya itegeko ry'irutindi ryose ni urukundo. Rero mbasabiye urukundo, mukoze mugihe urukundo, mbasabiye umugisha mwinshi cyane, kandi umugisha Imana itanga ntabwo yongeramo mubabaro. Ubwo rero Imana bamugisha mwese, ndabashimiye. Imana bamugisha mwinshi cyane, murakoze. Iyo mateye intambwe udarishima, yagira ikibazo akaba yabwira mugenzi we, nabyo ni ibintu dushobora. Rero turafite amadamu twavuye hariya twaragaje cyane. Niba hari n'irindi zina wari ufite ryashinze we warisi buriya gitifu yavuze ibintu byiza cyane, ariko ni ibintu by'ingenzi bifite n'agaciro. Buriya iyo warangije gusa, niyo haba hari indi mihango yabaye mbere yo kujya gusa, iyo warangije gusa amahitamo aba yarangiye, adasigaye nta burenganzira ufite, wowe ufite buriya buyobozi n'umutima wawe n'Imana, kandi icyo wasinyiye imbere y'ubuyobozi n'Imana iba yakibona, nta n'ubwo wagisinyura nawe ntiyagisinyura mu buryo bworoshye. Rero imbere y'abahamya natwe turabavandimwe, tw'inshuti twari duhari, twabyishimiye, byatunejeje. Iby'Imana yavugiye mu masengesho turi kumwe yabisohoje, twanezerewe. Ntabwo ari impanuka. Imana yavuze yuko byavuye ku mavi, nibyo abadusengana barabizi yuko iby'Imana yatubwiye muri iyo myaka itatu bigenda bisohoka. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kandi nta n'ijambo ryayo rigwira ubusa, riza rihetse ibyaryo. Rero turishimye, turi gusaba ibyo yatubwiye, kuko bugiye kuba mu minsi yashize twatashye ubundi. Ni nk'ikimenyetso, niba yaraje kumbwira agasanga ntaho nagiye, uyu muvandimwe dusangana nawe akaba hari ntaho yagiye, n'umushumba ejo bundi azaba hari, nta wundi munsi wenda yatumiwe ahandi hantu, kandi nawe ibyo yavuze yabimunyujijemo. Ni ikimenyetso, ibimenyetso by'uhoraho rero by'Imana yacu biragaragara, iratubwira bigasohora. Ariko n'iyo tubimenye, ubwenge nabwo yarabuduhaye, tuyizamuza icyubahiro. Turishimye rero, kandi ibyo yavuze izabisohoza
natwe turanezerewe kandi turaganira rero kazi ndagushimiye rwose kuko avuze ati umuryango mugari turishimye turanezerewe yanyura mu gikari bari kubyina umugongo natwe tukababara twahura yego tukanagendana tukanasurana ariko hari ikiba kiri ku kidodo kiri ku mutima ubu ntacyo rero n'ibisigaye tuzagenda tubyereka Imana idushoboze muri ubu rugendo turimo kuri isi rero nanjye ndishimye kandi ndanezerewe ni ikimenyetso Imana yaduhaye kandi igiye kubisherekana ikerekana imbere y'abo yasezeranyije iri ni isezerano rero dukomeze dusarure amasezerano yadusezeranyije Imana yashishikariza turabakunda rero mwarakoze cyane kubaha Imana no kubahisha umuryango tuzakomeza kubashyigikira mpaka birangiye kandi turi no kubashyigikira mugumemo neza hamwe no gusenga bizagenda neza ndabakunda cyane Imana ibakugisha namwe mwese mwadushyigikiye dukomeze kuryoherwa abantu bose muteraniye ndabashimiye amazina yanjye nitwa Chantal Manishimwe ndubatse mfite abana 4 n'umugabo Amen. ndashima Yesu ko twese turi bazima nta gikuba cyacitse tukaba twagejeje kuri uyu munsi nshimye n'Imana kubw'uyu mumama nubwo Satani yashatse kugira ngo azunguze umurizo ariko wacitse Haleluya. ibyo bintu bishimiye Imana ikindi nshimiye mutima uriya mutima naramureze ari gatoya ngira ngo muri Kigali yinjiyemo yinjira mu rugo rwanjye ntabwo biba byoroshye iyo uri umugore urera abantu bo mu muryango w'umugabo wawe nibyo gitifu yavuze ngo hari abantu mu miryango gutya na gutya bisaba kwitonda ariko nshimye Imana ko yambere umwana mwiza mu myaka yose twabaye yabaye umwana mwiza yumviye aho yagombaga kumvira akoze ibyo yagombaga gukora ndamushimiye kandi ndamushimiye ko iyo umugiriye inama yumva
mbese Glory nta kereka uri umuntu udashobotse ikimwe uyu nguyu dore niwe nawe naramureze bose ndabarera baca mu maboko yanjye kuko ni njyewe wakita nk'umugore mukuru mu miryango y'iwabo nshimira Imana no kuba nicaranye nabo hano Didasi ndagukunda cyane urabizi buriya njya mburaho mfate nimba mfate he nimba mfate hariya ariko buriya kuko buriya azaba hari umusaza burange nzafata nawe afate hariya iyi duhita tugabana ndabakunda Imana ibahe umugisha kandi mbifurije no kugira ngo ibisigaye Imana izabagenda imbere izatanga ibikwiriye byose n'ibikenewe byose Satani azasebe In the name of Jesus. tahana intsinzi tuvuge kunesha kwa Yesu ariko umubyeyi w'abana babiri tegehoza na Josh Amashyi hejuru n'amaguru hasi. rero ndabashimiye ko abavandimwe bacu babigerageje hamwe buriya iyo umugore n'umugabo bateranije umuryango twese twari twabaye Didasi rero mufata na musaza wawe cyane ndamukunda umugore we nawe ukamufata na murumuna wawe ntabwo sinzi nyine urwego nabivugaho kuko mba numva iyo umwe agize ikibazo mba numva nanjye mfite ikibazo rero bafata n'abavandimwe banjye n'umuryango usanzwe i Kigali nta wundi muryango mfite i Kigali rero mba numva aho baba bari byaba ibirori aho mbese byaba ibyabo ndabatabara byaba ibirori nkabitaha rero urumva twabaye umuryango umwe niyo mpamvu mpameze ahantu bashimira kuba mwaduteranyije hamwe rero ibyiza biri imbere ibi ni intangiriro muba mubonye iyi ni intambwe ya mbere nyine umugore n'umugabo bakora ubu mwamaze kuba umuntu rero mugende mwubaha Imana muba mu rugo rwanyu ntazagire ikintu kijya hagati yanyu byaba ibibi mujye mubimenyana ibyiza mubimenyane mbese mujye muhuriza hamwe nicyo cya mbere kuganira mu rugo nicyo kintu cyubaka urugo kurusha ibindi byose kandi ntazajya agira uwumva amabwire undi yumva amabwire nyine ku ruhande rwa mugenzi we ugomba guhurira hamwe icyo umwe yumvise akakibwira mugenzi we ukakiganira byaba ibyiza mubimenyane byaba ibibi muhurize hamwe muganire mwubake umuryango murakoze ndabashimira ntabwo bisubiramo abivuze cyangwa se birazwi murabizi wese yabivuze ko urugendo rugikomeje ku itariki 30 z'ukwa munani uko mwamushyigikiye uko musanzwe mumushyigikira Didasi n'umufasha we ubundi niko muzakomeza mukamujya inyuma Cyane. kugeza ku itariki 30 z'ukwa munani Ewana kabisa. rero umuvandimwe wanjye ibyo ntabwo tubisubiramo hari igihe tujya tuganira akambwira ati ibyangoye ahubwo n'ibyo ari byo byose iyo wavutse uri umugabo yitwa umugabo ugomba guhura n'ibibi n'ibyiza ntabwo ibyo bibura ntabwo umugabo abura guhura n'ingorane mu buzima ingorane ntizijya zibura uhura nazo nanjye mpura nazo n'undi ahura nazo kera abagore ntibajyaga bahura n'ingorane ubu nabo basigaye bahura nazo kubera generasiyo tugezemo kubera isi aho idutwara rero abaswahili bagira bavuga ngo maisha ni kupanda na kushuka Kabisa. Hapo ni kweli. ibyo ari byo byose ku itariki 30 abadayimoni bamaze igihe bigaragambye tukabibona tukabibona dore n'ubu bashatse kwigaragambya kuri wa mwana w'umukobwa turabibona buriya hari ibimenyetso tuba twabonye buriya umunyarwanda yaciye umugani irya mukuru ntirizinduka riba ryagiye kureba ijisho rya mukuru ntirizinduka riba ryagiye kureba njye sindi mukuru cyane pe ariko ndakuze imyaka ngezemo ntabwo ndi umugabo uterwaho undi Didasi rero wakuze uri umugabo ntabwo uri umugabo ugira uterwaho undi aho imyaka ugezemo ugomba kwirengera buri kintu cyose cyakugeraho ugomba kwifatira icyemezo nk'umugabo
wowe n'umugore wawe ukicara mu rugo rwanyu ukifatira icyemezo mbere yo kumva inama y'undi muntu. Yego inama y'umuntu ibikenewe, hari igihe wowe wipangira ibyawe ukipangira ibyawe, umuntu yaza akakongera inama ukumva ko ariyo koko, ugasanga wowe wabyipangiye ngo umutwe umwe ntiwigire inama keretse yo gusaba. Ariko hari igihe umuntu akugira inama itari nayo, ariko inama ya mbere na mbere ni iyawe n'umugore wawe mu rugo rwanyu, nk'uko Gitifu yagize ati yabibabwiye ku murenge. Rero guhera uyu munsi wa none watariki uyu munsi wabaye umugabo, wabaye umugore wawe, ugiye kunga ubumwe, mushyire hamwe, mujye inama mu bikomeye, mu byoroshye, mufatanye mu rugendo rwose mpaka kuzageza ku mwisho ubwo muzava mu mubiri. Hari igihe abantu bajya bavuga kuva mu mubiri bakagira ubwoba, ariko uko byasaba tuzava mu mubiri ntabwo tuzaguma kuri iyi sasa agafatanya baza maze tugashyira hamwe bazanye ibikoka hasigaye. Turashimira abavandimwe bose ko bari aho, turabashima cyane mu buryo bwimazeyo. Turashimira pasiteri inshuti yawe wagushyigikiye, kugufasha mu gusenga, kugira inama, azakomeza kugufasha mu bihe byose. Si ukuvuga ngo ubukwe ngo niba burangiye azaterera ibuye, azaguma gufasha n'abo bose bazagufasha, n'abo bose bazagufasha, bazaguma bagushyigikira, bakugira inama. Ubwo rero muri make tutizimye mu magambo, ndabashimiye ngiye ku giti cyanjye, mwaduteye inkunga, muzongera mudutere, muzadufasha, muzagume mudushyigikire kugera kuri iriya tariki, mudusengere abo badayimoni tubakubitire aharebetse bigirayo bigende neza. Murakoze.